noneho nkawe rero umuhanuzi twemera ujye ugira ubwabo bw'iminsi umuntu rero bihishwe n'ibizabe ejo iminsi ubundi hari umuririmbyi umwe wuzuye umwuka umugabo witwa Ananiya ndetse n'umugore we witwa Safiya ngo baherutse kujya gusenga David uyu munsi ko ndi kumva gutuma njega inkuru nyinshi ko ndi kumva uri gutuma njega inkuru nyinshi nta n'umuntu wemerewe gusohoka mu iki gihugu utabigize mu ruhare nanje gahe ubundi kuvuga ati hagiye umuntu urota noneho narota arota nka Claudine yicaye muri vewiti ari kugenda ahita avuga ati n'ubundi uyu nguyu niwe yigenewe ahita yinzane nambaraga ubusa ndwaye n'inda Imana ikamagurutse ikaba yagampaye n'imyenda zijyanye Imana nyisimbuza igishushanyo ngo nuko umugabo yabuze ibyo bintu mubikuraga hirya umusore ngo yatinze kuza kuntereta ngo cyangwa twaye turi gucatingana ngo yanyanze ngo none ngo ngiye mu bapfumu ngo ngiye koraguza ngo menye ibyarebye ibyi Claudine n'umuhanuzi n'umuntu Imana iri gukoresha muri iyi minsi gusengera abantu bagakira indwara zigiye zitandukanye ariko nanone abantu benshi bagiye bamukurikira bamenye ko iyo guhanura ibintu bisora vuba icyo nababwira ni kimwe cyangwa ibanga nabibira ni rimwe Yes ni by'agacukeshi gakomeye kuditama hano kuri Gonarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ngiye nitwa David ninjye mugiye kubana muri kigano nkanakiyobora ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turafite umutumirwa wacu w'uyu munsi yitwa Claudine naje kumusura mu rugi wabo aho yiturere rwose mu karere ka Musanze niwe tugiye kuganira nawe tumaze iminsi abantu batubwira ngo tujye tumuzana buri munsi ariko ntago byakunda ahubwo uko Imana izajye dushoboza niko tugenda tumuzana hano kuri Gonarike Plus uyu ni umuntu w'Imana ni umuhanuzi w'Imana ni umuntu Imana yahaye impano zigiye zitandukanye zo gusengera abantu bagakira uburwayi butandukanye gusengera ibyifuzo by'abantu ndetse n'abantu bafite ibibazo n'ubuzima babona ko bwarangiye abo ngabo Imana yimucishijemo neza rwose bigenda neza hanyuma rero nabatindeye cyane reka mwakire Claudine karame ndakwakira hano kuri Gonarike Plus murakoze umeze ute ese neza nagira ngo nze kuvuga ibintu byose ariko umaze kudushyira imbere y'Imana kugira ngo tutiyobora ahubwo Imana tuyobore Bana turagushimiye kandi turaguhimbaje tugushimiye kuri Imana yabaye mu ruhande rwacu kuva mu gitondo kugeza aya masaha Mana wadukoreye ibikomeye nuhabwe icyubahiro nyemerera ngushimiye ko wongeye kutugirira icyizere ukaduha andi mahirwe yo kongera kuvugira kuri iyi kamera tugatambutsa ubutumwa bwiza bwawe nabwo nubihagirwa icyubahiro Mana nyemerera Uwiteka ubanza unyeze untunganye aho ntagukiganukiye hose imigayo yose wambonyeho unyeze nurangiza kunyeza gahunda zose uziyobore Mana ntaba ari njyewe imbaraga zawe aba arizo zigaragara ahangaha mwuka wera amanukire amavuta yawe amanukire Mana mvugishijwe nawe kandi amagambo yose ndavuga abe ayo kuguhesha icyubahiro ndetse no kunezeza abantu kandi ijambo ryawe rizatubera inkomezi n'umamba n'urwego bizatugeza mu bwami bwawe buri wese udukurikira banza uca imigozi muboshye ku bwa ya ndirimbo yavuze ngo mu gihe agize ikintu cyiza kikanesha inzira yawe ngo cyanga kikandemera mu rugendo mfite uzaza uca umugozi ngo uzabumboshe umutima agavuga ngo nezezwa no kuboka nkabona uko ngukorera buri muntu wese udukurikiranye banza uca imigozi mbere yuko yumva iki kiganiro hanyuma acyumve agisoze anezerewe urakoze kuri data wa twese mwiza duheje imyuka mibi duheje imbaraga zose z'umwanzi bitakuvuga bihunge amajwi adakwiriye kutwumva ntatwumve amaso adakwiriye kutubona ntatubone ibirenge bitari by'umumaro ntibigera imbaraga zabo bizo zigaragara urakoze kuri Imana igiye gutangirana natwe ugasozananya natwe mu izina rya Yesu amen hanyuma reka banze mbahe itangazo mbere yo kugira ngo tugane ndetse tunajye no mu ijambo ry'Imana itangazo rihari iyo nsoje kuganira n'umukozi w'Imana mwa bantu mwe mumpamagara ngewe nsiga nimero ye inyuma turamubwira akayitubwira mu kiganiro ikindi niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho uri uwa mbere hanyuma nurangiza gukora subscribe ushobora kureba inshuti zawe wifuriza ibyiza ukamusangiza kino kiganiro cyangwa se ukakimusharinga numva ariko nkuko bigomba kugenda Claudine ndakwakira nongeye kugikaze na karibu murakoze ndimo kuvuga mu kino kiganiro cyacu ngo umuntu uri bukirebe agisangiza inshuti yego yifuriza ibyiza cyane umeze ute wowe meze neza maba y'Imana kuriho cyane bo bibona uhora uri umutesi yego nk'abatarakumenye bari hehe
barababaye abatazi Yesu bari hehe? barababaye Sigeze bahigiye tazi Yesu tazi Imana. Yego komana. Uri umupagani. Reko noisi wifata. Kwaye ngo ndiko gutera isoni. Kurudi uragaragara neza. Uragaragara neza pe. Wambaye ikanzu nziza, witeze neza, agasaha keza, Bibiliya nziza, sinikeki. Yitwa Nihemuka, iyo niyo mana yanjye, yitwa Nihemuka, iyo niyo mana yanjye, yitwa Irashoboye, iyo niyo mana yanjye, yitwa Nihemuka, iyo niyo mana yanjye, yitwa Ishobora byose, iyo niyo mana yanjye, yitwa Nihemuka, iyo niyo mana yanjye. Nihemuka. Yego. Bibiliya nziza rwose ihenze y'umukozi w'Imana. Imana yamagaye mu gihe nk'iki kigoranye ariko nanone cyiza. Umukozi w'Imana Claudine. Wewe bivuze ko kikahita turagakorasi. Uba wibutse Imana ahantu yagukuye ikavuga ati Imana uriya. Rimwe na rimwe ukabura icyo uvuga. Oya, mu minsi ya kera nkikizwa. Njyewe nambaraga ubusa. Imana igambwira ati nzakwambika. Ugambwira ngo ndi kugaragara neza ngaka Bibiliya keza muri iyo minsi ntako narinzi. Yewe nagenzi ukuntu yagudwa. Gagasa mu iyo minsi sinabimenyaga, gagakanzu keza iyo minsi ntabwo nabimenyaga. Agatambaro gashyiramo utuntu tw'utugozi gatega nk'umurokore. Ikanzu ni y'abarokore mw'abantu. Yambaye urukweto rw'umweru. Yambara ikanzu. Hasi uyo ni brun foncé ni iki? Ubururu bwijimye, sibyo? Uyu ni ubururu bwijimye. Yambara agasaha keza cyane. Yego. Bibiliya ikoze mu kizo mpapuro zavuye mu ki? Zo mpapuro ntago ari ikintu cyoroshye. Igiti cyazivuye mu gicura kwa kirenze. Mari igiti impapuro zimwe ziva mu ki? Hejuru murabibona ho ntago bivuga, yambaye agatambara k'umweru ashyiramo akantu gasa n'ikanzu yambaye. Umusirimu rwose. Imana yagiriye neza. No umusirimukazi. Umusirimukazi rwose. Wo mu karere ka Musanze. Yego. Ariko tujya dufata urugendo rw'amaguru tuje kukureba. Ubwo noneho ushatse kuvuga ngo abantu bafite imbaraga Imana yabahaye baze bakoraga kaburimbo kagera mu rugo iwacu, uzajya uca muri kaburimbo. None nyine reka dukwite nibaza nk'ubu iyo wambaye neza gutyo ivumbi ntago rigusimbukira. Wambabarira. Ubwo buri ruraruzi yagize nk'umuntu ugira yerekwa agahita avuga ati Claudine aciye imodoka ntozajya agenda. Ujya uva mu rugo usa neza ugera iyo ugiye usa neza. Kandi David ibi bintu byakora. Hagize ugiye yerekwa. Mani baroteshe we. Mani baroteshe. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo kugira Yosefu ave mu nzu y'imbohe ngo Farawo yararose. Ngarose inzozi zinanirwa gusobanurwa n'abanyabwenge. Abanyabuhanga bananirwa gusobanura inzozi. Ngabambara neza kundusha bananirwa gusobanura inzozi kugira ngo Yosefu ave mu nzu y'imbohe. Hagera barota. Bibiliya irambwira ngo umugabo witwa Farawo ngakomeje kubura umuntu usobanura inzozi. Hanyuma ngo haza kuvamo umugabo umwe mu bo yarayoboye agavuga ngo cyagende mu nzu y'imbohe hari umuntu umwe wasobanura inzozi. Cyakoze ashobora kuba adafite ubuzima, ashobora kuba adafite imibereho, ashobora kuba ni waba ari umuhanda w'ibitakugerayo, ariko azi gusobanura inzozi. Uramutse umuzanye nawe yagusobanurira. Bibiliya irambwira ngo bahubura Yosefu mu nzu y'imbohe. Icyamu uyu munsi Uwiteka akaguhubura mu bibazo ufite. Icyamu Uwiteka akaguhubura mu gahinda ufite. Bibiliya irambwira ngo bamuhubura mu nzu y'imbohe, ngo bamuzana imbere ya Farawo. Ngo Farawo aramubwira ngo ikintu gitumye nguhamagaza narose inzozi, ariko zanteye ubwoba, zampamuye, nabuze icyo nakora, nabuze n'icyo navuga. Bibiliya irambwira ngo Yosefu aramubwira ati wikwirushya umwuka w'Imana undi murakaze. Aramubwira ati warose inka 7 zibyibushe, sibyo? Ati urota n'izindi 7 zinanutse. Izinanutse zimiriza ibyibushe ziguma kunanuka. Ati urota amahundo 7 abyibushe, urota n'amahundo 7 ananutse. Ati hanyuma ayo yumagaye aje amira abyibushe kandi akomeza kuba mabi.
atumva ukuntu Imana ivuze irambwiye ngo ibyizo nka 7 zibyibushe n'ibyo y'amahinda 7 abyibushe ni imyaka 7 igiye kuza hano mu Egiputa y'uburumbuke uhinze intoryi zikera uhinze karoti zikagira umusaruro uhanuye bigasohora ubwirije bagafashwa utitiye bikemera ati mbese yagiye kuba imyaka 7 ni imyaka 7 y'uburumbuke buri kintu cyose ukozeho kizemera nujya no gucuruza amabuye bazayagura nucuruza n'inkarakara bazazigura ibyo uzakora byose bizemera numva niyo wakwambara umwenda w'Iryitanu uzakubera ni imyaka 7 y'uburumbuke ati reka ngusobanure ibyazazindi zinanutse ati y'amahunda 7 ananutse na za nka 7 zinanutse bishatse kuvuga ko ari imyaka 7 izasimbura y'uburumbuke mu gihugu cya Egiputa iyo myaka ikaza ari imyaka y'inzara ari imyaka y'imyaku ari imyaka y'ibihombo ari imyaka y'amarira gusa noneho iyo myaka izasiribanga ibintu byose byabaye mu gihugu cya Egiputa ati hanyuma rero birasaba yuko ushaka umuntu w'umuhanga uzi ubwenge uri mu mwuka w'Imana ukamugabira iki gihugu wamara kukimugabira akubakisha ibigega agahinga gasaruza hunika ku buryo ya myaka 7 y'inzara izaza isanga ibyo kurya bihunitse ntihagire umuntu n'umwe wicwa n'inzara ndetse n'abandi bakaza guhahira umugabo agavuga ati iyo nama ko yabayo ngaramubwiye ati none turaguheje genda dukora inama n'ubundi ntaguru wacu ntaguru wo mwiki gihugu yego ngo baramuheza Davi ubu hari ibintu wahejwemo ubu hari inama nyinshi wagiye uhezwamo hari amafaranga menshi wahejwemo ubu hari kamera wahejwemo niyo mpamvu ufite yino ubu hari abandi bavuga butumwa benshi wahejwemo wanahamagara ntibakwitabe kubera ukuntu barenze ubu hari ibintu byinshi wahejwe ariko nshimiye data wa twese ko abantu baduheza nanone bakongera bakatwemera bakatugarura Bibiliya irambwira ngo umugabo witwa Farawo aremesha inama igitaraganya ako kanya ngahera ku wa mbere amubaza ati warize ati narize wiza ngahe ati na kaminuza narayisoje ufite ubwenge ati ubwenge ndabufite ufite imbaraga ati ndazifite washobora kubaka ati nabishobora washobora guhunika ati nabishobora none si ufite umwuka w'Imana agavuga ati yonza kugira mba nabisobanuye kare mbifurije gutunga umwuka w'Imana uri umutezi wa korasi wavuze ngo naka gasura ni ukubera Imana ubu kubansa gutya no kubera Imana Bibiliya irongera irambwira ngo abazu wa kabiri abazu wa gatatu ngabura n'umuntu n'umwe utunze umwuka w'Imana ngarangisha iyo nama ngo inezeza Farawo ndetse n'abambari be ngo baravuga ngo umuntu uri mu mwuka w'Imana nk'uyu tuzamukura hehe muri iki gihe ngo bahita bahamagaza Yozefu Bibiliya irambwira ngo Farawo ahita amubwira ngo kubw'inzozi narose zikananira n'abantu wowe ukabuzisobanuye iki gihugu ndakikugabiye uretse ku intebe yanjye yonyine utazicagaho ariko ahandi hose wemerewe kuhagera nta muntu n'umwe wemerewe kwinjira muri iki gihugu utabigizemo uruhare nta n'umuntu wemerewe gusohoka mu iki gihugu utabigize mu ruhare nanje gaho ndi kuvuga ati hagira umuntu urota noneho narota arota nka Claudine yicaye muri vewiti ari kugenda ahita avuga ati n'ubundi uyu nguyu niwe uyigenewe ahita yinzane Yesu Claudine meze ute neza umurimo w'Imana Imana yaguhaye uragenda neza nta kibazo uragenda neza cyane kugenda ikora imirimo n'ibitangaza n'ejo hari umuntu wampamagaye arambwira ngo yari amaze igihe kinini atagira akazi ngo ariko dusenze akazi karaboneka tubu nicaye mu kazi no gukomeza gusenga Imana ikakandindiramo ndamubwira ati yakaguhaye ifite n'ububasha bwo kukakurindiramo ntugire ikibazo ibyo yakoze nibyo bikomeye rero urumva imirimo y'Imana iri gukoreka hari ukuntu Imana ivuga ngo ndakoze rimwe na rimwe bikansha Imana ikagusezeranya ubukwe ikabuguha wamara kabiri ushingiwe ugapfa cyangwa umugabo wawe agapfa ni isezerano ry'Imana ubundi hari umuntu wigeze atubwira ngo ntago Imana izakugenda mideni niba Imana yarakwemereye kamera uzayitunga kandi ifite impamvu ifite n'igihe uzayitunga ubu ntibikagutangaze ko iyi Bibiliya Imana ishobora kuyimpa iri kuvuga ngo azayimarana umwaka umwe
akayibura. Umwaka warangira neza ngahura n'umujura wa buraya akayiba. Cyangwa se kuri tuba turi gusenga ati Imana duhibi mwe gasengera imodoka. Abantu zakafata Imana igwaye imodoka ukayigura. Yego. Wayimana cyumwereka ikakwica. Ni ubwo nirwo rupfa Imana iba yakakwandikiye. Ikimodoka kayigira. Warayigize nibyo. Nibyo pe. Buri kintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Se ko twe tugira nk'ubwo nk'abana b'abantu tudafite n'impano z'umwuka. Yego. Nawe ujye ugira ubwo ufite impano y'umwuka. Oya ubundi umwuka wera. Umva nyine umwuka wera ikintu umara. Nanga umarira nyirawo. Umwuka wera umara ubwoba. Kumara ubwoba hari igihe nk'ubu wenda uba wagize ubwoba nyine nawe uri mu isi ntago areka kubura umuhanuzi ntago bivuga ko waba utaba. We na nkawe abantu bose bavuga ati Claudine rwose nitumugeraho. Yego. Buriya nk'ubarayigiye turi gukora ikiganiro gutya. Kandi bimvuga ni ukuri. Abantu bamwe bakifuza kuba ngiye uri kukuganiriza. Yego. Sibyo baba bati no namugira gusa akandeba akandambika ikiganza akavuga ati genda Imana ibikora. Ibyo nyine ntabajya babikora gutya bakagwamwe ati kunyitabye byonyine. Ni benshi pe. Nambwaga ati no kuba twitabye twizeye ko nibyo dushaka turabibona. Hanyuma rero umwuka w'Imana ikintu gufasha na umwuka w'Imana uraza ugasiribanga ibintu byose waruhangayikishijwe nabyo nanga si wabonye. Yego. Noneho nkawe rero umuhanuzi twemera. Ujye ugira ubwabo bw'iminsi. Umuntu rero bihishwe n'ibizaba ejo. Iminsi ubundi hari umuririmbyi umwe wuzuye umwuka aravuga ngo hari igihe tuzigerwa mu isi bwakwiga ntituyiraremo. Aravuga ngo hari igihe tuzarara mu isi bwaca ntituyigerwemo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Rero uyu munsi ushobora kuba ubayeho nabi ejo ukabaho neza. Ejo ushobora kuba ubayeho neza uyu munsi ukabaho nabi. Ibintu byose ni bangegerane ariko iyo ufite umwuka w'Imana agufasha kuba mu gihe ugezemo. Muri minsi ni kubwira abantu uti twumve turebe ariko nanone tunige. Byaba bibabaje gukurikira ikiganiro nk'iki ukavamo nta jambo ukuyemo. Byaba bibabaje cyane. Nk'ubu Claudine kwisenga ati murote. Nuko byaba bibabaje cyane David. Byaba bibabaje cyane nkundaga kubwira abantu nkababwira ati ntago nabashishikariza ama-etaje arasha. Sinabashishikariza imodoka iguhirika nk'ira hirya mu mukingo ugahitanwa nayo warayiguriye. Ntago nagushishikariza umugabo ari abagabo benshi baraza abagore babo ku nkeke ukicuza n'icyatumye ushaka. Sinabashishikariza abagore hari abagore David ari abagore ntago barandakarira nanjye ndi igitsina gore. Ari abagore yego mbese ntago mbizi bababaye nagasi bindushe inzahare bazengereje abagabo babo. Ntago rero nabashishikariza gushaka abagore. Ari umusore umwe duherutse kuganira arambwira ati nshaka ko nsengera Imana ikampa umukobwa mwiza nkawe uzi kuvuga Imana neza. Yahera kuri wowe mwiza uwo niwe nshaka. Ndamubwira ati rero buriya wowe ushobora kunyitegereza ukavuga uti Claudine ni wowe nshingiye ku kuntu wenda yambaye kigakora. Gashingira ku kuntu avuga n'abantu bose bakamwemera. Gashingira no ku kuntu asa no kuntangana no kuntu mbona no kuntu Imana imwumva. Yego. Aturiya rwose ndamutse muzanye niyo twabura ubyaro yatokesha rukaboneka. Tubuze ibyo kurya yasenga bikaza. Tubuze amahoro yasenga. Noneho ndamubwira ati wenda ukaza kuntereta nyine ukavuga uturani uzambera umugore wa nyawe. Nagera iwawe ugasanga ndi shitani yayindi igenda ku nijoro n'amahembe. Yego. Nuko nguko rero ibintu byose David ntago mbizi bigera igihe cyabyo. Uyu munsi ububabaye ariko ejo ukanezerwa. Ntabwo ibibazo ari wowe wabipatanye kandi nanone jewe simbizi David. Yego. Abantu benshi bazi neza yuko Imana dusenga ari Imana igira ibyiza gusa. Nanjye niko mbizi. Nawe akutwigisha bavuga ati nta muntu Imana yaremeye ibibi. Ngeze nk'ibi gakabanga. Nyimiri banga nta muntu Imana yaremeye ibibi. Iyi Mana iyo yirase ukagenda nabi iraguhitanaga. Aguhitana. Bya bintu bavuga ngo igihombye yaguhomba. Bamba bavuga ngo igihombe yaguhombye. Umugabo witwa Ananiya ndetse n'umugore we witwa Safira ngo baherutse kujya gusenga. David uyu munsi ko ndi kumva gutuma ngira inkuru nyinshi.
ubwo ni kumva uri gutuma njye inkuru nyinshi. Ariko buriya reka ngubwe Claudie ugiye kugakomerezaho. Nyimba nshaka ngo abantu badukurikiye hano babuze ibyiringiro urumva cyangwa bafite ukundi kuntu bafata Imana bayumve neza kurushaho kuko niba bakurikira ibiganiro nkora njye nkora ibiganiro bijyanye n'iyobokamana gusa. Yego. Ariko nanone bifite intego bifite n'icyo bishaka kubwira umuntu wa muntu wabuze ibyiringiro nyibanje kuvuga imbaraga z'Imana gusa rega ubundi ibitangaza by'Imana uko Imana igenda ikoresha abantu kundi Imana igenda ikora nibyo ngibyo keshi bankendereye bandi bavuze ati Imana ntigikora nta muhanuzi kihaba uyu munsi. Ananiya na Safira ngo baherutse guhiga umuhigo bari mu nzu y'Imana babwira Imana bati dufite umurima none uyu murima tugiye kugurisha ejo mu gitondo amafaranga yose azavamo tuzayazana mu nzu yawe nta n'ijana na rimwe dukuyemo. ngo umutambyi abihesha umugisha barataha bakigerayo umukiriya araboneka baragurisha ngo ariko bitegereje inoti babona zirasa neza. Dafi hari ahantu nagiye kubwiriza mu kwezi kwa 9 mu karere ka Karongi. Imana ibaha umugisha nimba bari no kunyumva. Naye nifite utubazo n'utundi. Ubwo bampaye agatike k'ibihumbi 15. Ambwa ati nitiki ubwo numva karaho birangiriye ngiye kugenda nkabwiriza nkagenda nkagaruka kugenda no kubgaruka nategesheje ibihumbi 13 nimba atari 12. Ubwo ngo amazi y'igihumbi bwo nta kibazo twahise tubibara. Ubwo numvise karuko turabanyamibare. Numvise karuko bimeze. Yego. Noneho birangije mba ndagiye ndababwirije ugiye ngo natinzeyo nagiye kuwa 5 ku manwa ubwo nyine urumva Karongi ni kure nagezeyo nimugoroba ku manwa ndangije ndababwiriza nijoro niho bari bafite gahunda yo gusenga no mu gitondo tubyuka tuganira nka saa 4 ndoga ndataha. David ngeze ku modoka maze kwinjira mu modoka perezida n'umugore wa perezida wari umperekeje agira gutya apfumbatiza mu ntoki atakira rero ubwo nywa gafanta kuri Nyirangarama nuhagera jewe ngira ngo ubwo wenda ngo ni nk'ibihumbi 5 nanga wenda ni nk'ibihumbi 2 ndangije ndagenda ubwo nshatse kukubwira uburyo Ananiya na Safira bitegereje inoti ngo zigabarya mu matwi zigabazengereza noneho birangije nagiye ubwo mpita nshiga mu sakoshi umva ntago narindagebera mu modoka avuga ati bino bibiri byanye kamishe mu shakoshi nshiga mu gasakoshi na Imana iherutse kumpa vuba bitagoranye hanyuma birangije ndagenda ubwo hari undi muntu nari mfite gahunda yo kumanza naje gusengera i Kigali mbere yuko ntaha noneho ngeze i Kigali ndamuhamagara ati ndahageze ati fata akamotoka kugeza hana hangerewe ngeze we nsanga ni wa mukire wawe ati dore ngiki cyumba ngiyi dushe ngiki oga wimaze neza ubu narananiwe nushaka ubu dyamye uruhuke nta kibazo ndangije ndemera ndagenda ndoga ndagaruka kureba imyenda nyine mpinduranye nagiye kureba ya mafaranga yanjye mfite nsanga David n'inoti Mana zitukura gusa Mana yanjye inoti 7 zitukuye ibihumbi 35. Yewe niyo mazi bakuguriye amazi y'ibihumbi 35. yari yarabitubwiye ejo ni kwa 10. nagazaga bya numva ubwenge burayobye ndavuga saba abantu nabwirije n'abantu n'abamarayika ni Yesu n'umwana wayo n'umwuka wera niki ukuntu bibivugane byabivuga ngira ngo nka miliyoni nk'eshanu ukuntu barimo kubivuga wese ne afashwa ku giti cya David Babarira. Ari n'abantu bashaka ko batwumvise bakavuga ati buriya sera nka miliyoni nk'eshanu wamahaye. Ariko Mbabarira ubanza umbwire ibaza umuntu arahagurutse yifite utubazo twe twenda no kumuhitana. Yego. Agiye yizeye yuko kuri tike afite ari 1,000 gusa kigiye gusaguka. Ubwo uzi neza ko ntagasubitse urugendo. Ni 1,000. Aba bantu bamaze akavuga ati manzi ushira yanganzigira ikintu oya rwose jewe nta muntu nsabaga ngo manzi ushira 1,000 nicuzi kugiye gutahana. Ugeze mu nzira baguhereje inoti, ugeze mu rugo usanze ni inoti 7 zitukuye. Buzi 35 wazabikorera igihe kingana ute kugira ngo ubibone. Ariko uzi ko mu caro umukozi wa menshi ari 3,000 ku munsi. Ku munsi ukigura hinga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. 3,000 none ubwirije abantu munsi gumwe gusa baguhaye 35,000.
ubwo zo kumva batari abamarayika nuko navuze ati yewe niyo baba bafite ibya Imana bibababarire ngeze mu rugo rwose ku bwizi noti bamaye buri wese Imana imucaye iri kumubabarira rwose n'ufite ibibazo Imana imusubiza hanyuma komana ngana niyo na Safira ngo bitajyaga zinoti zibarya mu matwi nk'izo zandiye mu matwi bateze umutuku gusa ngo mwabyiye undi nama ariko uhagabanyaho makeya ngo tubonye nka 5,000,000 tugakoraho wenda nibura 200,000 tugakoraho wenda nk'ibihumbi 200 cyangwa nk'ibihumbi bingahe ko twemereye Claudine telefone wamuguriye y'ibihumbi 10 ko twari twemeye y'ijana 90 gasigara hanyuma Bibiliya igavuga ngo bajya inama bagabanyaho Bibiliya ntabwo itubwiye ayo bagabanyijeho ngo nangaye bagabanyaho ayasigaye ngana niya ngayajyana mu rusengero noneho igitsina gore hari igihe dutinda ugasokoza ukabona ntibiri kuringanira ukongera ukitega ukabona nabwo birajagaraye ukaja gushaka utuntu turahura n'imyenda ziri hasi nuko ngo noneho Safira we ngasigara ari kwikegenza muri urwo ngurwo ngana niya ngageze imbere y'Imana ngo umutambya agamubaza ngo uri imbere y'Imana ishoboye byose aya niyo wakuye muri wa murima wawe wiyemeje ngaramubwira ati naya ngaya imbere y'Imana naya Bibiliya irambwira ngo akibivuga gutyo yikubise hasi babona agapfuye umutambya agavuga ati mugenda mushingure nta muntu wemerewe kubesha Imana David ubu hari abantu bakorera Imana batayizi Mani mbabare ibyo ntago mbitinzeho ngo umugore witwa Safira ngo nawe araza ubwo yamaze kuringaniza neza nk'uko nanje naringanije yamaze kwambara no kwitega ibintu byose yabihuje ngo abageze imbere y'Imana ngo umutambya yamubaza ati Safira uri imbere y'Imana ishoboye byose Imana yica igakiza Imana ikuraho igashiraho uri imbere yayo ibyo umugabo wawe yatubwiye n'ukuri yariye amafaranga niyo mwagurishije nta yandi mwasaguje buriya Safira we ntago yasize kubesha yazize gukererwa nibyo yazize umugabo yazize kubesha umugore aziga gukererwa iyo uyu mugore aza kuzinduka akagendera kimwe n'umugabo we umugabo we yari kubesha umugore yabona yikubise hasi apfuye akavuga ati nje n'ukuri ko Imana mvugishije ukuri dore gamwe twayazize mu nzu ariko kubera yageze akerewe ntiyamenye ubwo nshuti zanjye mumenye ko no gukererwa ari icyaha mumenye ko no kubesha ari icyaha no Bibiliya irambwira ngaravuga ati ndi imbere y'Imana ishoboye byose by'umugabo wanje yababwiye n'ukuri zira noti zitukuye twasanye nizo gusa nta zindi twasize mu rugo ngo mutambya akamubwira ati dore ibirenge bivuye gushingura umugabo wawe ngibi birahageze nawe nibigutware ngo Safira nawe yikubita hasi arapfa iyi Mana dukorera David ibasha kukwica ibasha kugukiza yagukura hasi ikagushira hejuru ikongera ikagukura hejuru ikagushira hasi byose birashoboka nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana ubwayo yivuganiye n'umugabo witwa Samweli iramubwira ngo Samweli imika umugabo witwa Sawuli wo mu Benjamini niwe ugiye kuba umwami wa Isirayeli aramwimika amare kumwimika ngo Sawuli aba umwami w'igihugu cyitwa Isirayeli ngo hashize iminsi ngo Sawuli ngaragenda yica abagabo bitwa Bakidiyoni kandi bagombaga gupfa kuko bakoraga ibintu bitari sawa ariko Sawuli akabica atasobanuje Uwiteka ngayibaza ati Imana Claudine akatangiye kujandika ibirenge mukure ku iyi kamera wakahita bibona ko yajanditse ibirenge akahita avuga ati oya kambikore mu buryo bwanjye Claudine sinzongera no kumukoresha ibiganiro kandi ubwo wenda uzani Imana yari yavuze none unkuye utabibajije Imana ariko ntago ari wowe ndi kuvuga ubwiye nde numvise urumva ubwiye ntago ari wowe mbwiye nuri inyuma yawe hanyuma hari ukuntu umugabo aje gusenga akabwira Imana ati Imana nkeneye umugore mwiza unyubaha noneho umugore yajyaga mu rugo wenda akaba shetani aho uyu mugabo atasubiye imbere y'Imana ngo ayibwira ati uyu mugore ni wewe wamumpaye none mugarure mu byarimo agahita afata icemezo cyo kumwirukana rero
Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo witwa Sawuli ngo yica Abakidiyoni atabyishije inama Imana. Ngo Imana irebye agasuzuguro afite, irebye ukuntu ari umwicanyi, irebye ukuntu nta kigenda, ngo irongera ivugira muri Samweli wagiye kumwimika, iramubwira ngo uzageza he kuririra Sawuli kandi njyewe nanze kaba umwami, namugaye. Ni Imana yimika yarangiza ikimura. Muyikorere muyizi, ntago rero abaje uyu munsi yagusonzesha ikagukandamiza ugashaka nawe ukora ikiga kukakibura David, ariko ejo bwabuzima ikabugukuramo ukambara neza. Njyewe sinago nababwiye ukuntu nambaraga akajipo kamwe n'agashati kamwe nkadwara n'inda, Imana siniyambonaga. None ubu ngubu ni muri kwa ko yambaye ibijyanye agakweto kumweru. Ubu nzi kujyanisha iyo byabonetse, ubu mbishaka naje guhindura nkambara udukweto tw'umutuku nkashiramo n'agakanzu kagatuku, ibintu bikagenda neza. Imana ubuzima bwose waba ubayemo ibasha kubweme ikemera ko bikubaho, ntimukazajye murarenganya abantu, Imana niyo ishoboye. Yego. Ikindi kintu namenye Claudine, brango nta kintu Imana idakora mu nyungu zayo. Wapi? Ngo buriye Imana ishobora kuza kwica Claudine mu nyungu zayo. Mu nyungu zayo, wenda nk'umuntu akabitabarirwamo. Hari umugore duherutse gusengana akabitabarirwamo umuntu mu rupfu rwawe. Hari abantu benshi duherutse gusengana. Umugore umwe yarambwiye ngo yahoraga arasha gusenga ati mana ubukode burandambiye, ngo agakodesha kandi ari umugena byayeremwe, agahora arakodesha ngo Imana ikamubwira ngo noneho ndirahiriye ndi Uwiteka, guhora wikoreye buri bwa buri munsi ndabirambiwe, ndi Imana ngukuye mu ruzerero, ngiye kuguha inzu yawe. Ibyo gusa ngo Imana ibimubwira ku wa gatatu, ku cyumweru umugabo we baramugonga, imodoka iramwurira neza. Imwuriye bamujana kwa muganga, bati imbavu zose zakenyaguritse, ibiki n'ibiki, bashika mu byuma, bajana CHK, bagarura Ruhengeri, bagiye gute. Ngo ubwo noneho bakurikirana wa wundi wamugonze, ngo wa wundi wamugonze yabarishe miliyoni 2.5, ariko wa muntu ni muzima, yabarishe miliyoni 2.5, bazifashisha mu kwa muganga, barivuza ayo bishuye, asigaye baraza bari bafite ikibanza bagura inkarakara, barubaka bagasakara, ubu bari mu nzu yabo. Yarakize umugabo? Umugabo yarakize. Ari undi mugabo tuziranye, wenda bizaga nyumva vuba, ariko Imana imbabare kuba muvuza, ariko nta kibazo. Abagabo bose tuziranye sikari benshi, mpfa kuba ntavuze izina. Nawe duherutse kuganira, arambwira ngo yarari mu nzu itariye, iye yarayubatse akayubaka mu kibanza kitarice. Noneho ubwo nyine yumvaga ko ari iki, hari igihe nk'ubu ushobora kumpa iyi kamera yawe bitewe n'imyaka nyimaranye utanayinyishuza, wenda n'ibyangombwa byarasohotse byayo nkaja kuyihinduzaho, nkumva nyine ko yabaye yanjye, ariko Imana umunsi umwe iritegereza ibona iyo nzu itazabiye, bazaza kuyimwaka abamuhaye icyo kibanza. Hanyuma rero ngo Imana iragenda, wa mugabo imuvuna akaboko. Iya, akaboko karavunika neza, ngo bagenda bashika sima kazaja hirwa gafashe nyine kameze gutya, kwako niba bambika ikintu mu ijosi n'iki. Ngo noneho bakiri muri ayo marira, ngo Imana igomora umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru, ngaje kumusura, aramubwira ati ariko nubwo uri kubona namugaye, je mfite ikibazo n'iyi nzu ndimo bari kuyinyaka. Ngo namubwira ati si ukeneye miliyoni ngahe muri banke ngo tuzikuguriza, ugende ugura inzu nanga wubake ko nta kibazo. Ibaze kuba nta cyangombwa cy'ubutaka wateze, nta kintu na kimwe wateze, ngo bahita bamuhereza inzu, akavuga ati nkeneye inzu ya miliyoni 25, miliyoni barazimukubitira, agenda inzu ayubaka neza, ayigira neza, ayitera amarangi, bigeze mu hagati akaboko gahinduka kazima, ubu nta kibazo na kimwe afite, kandi n'amadeni yarangije kuyishura kera. Hari ibintu numva ngo Imana rwose iratangaje. Hari igihe ubundi hari umuntu watubwiye ngo Imana ifungaga kariba yafukuye kandi icyo nanjye maze kukimenya pe, icyo nanjye nagihagararaho. Nifukura kariba yafukuye akandi. Ukaba wenda wari ufite akazi bakakakwirukanaho, ukiyegurira ukavuga uti Imana ndabaho nte, abana banje barapfuye, ubusundagiye gane. Imana igafukura kandi kariba mu zindi nzira utazi, utasobanukiwe, wajya kubona ukabona ubayeho.
kandi abantu bajya bamenya niba ikintu kikubayeho nuko Imana ibizi impamvu yacyo kandi nta kintu Imana ikora mu gihombo. Ibiri ibintu byose ibikwa mu nyungu. Iyo uri umukiranutsi Imana ukabona ari ikintu kugejejeho ujye umenya ko ari ibintu byinshi cyane Imana iri gukora ubutazi. Yego. Kuko ibyinshi biturinda twe bitabanje kutugeraho. Nukuri. Ibyo nukuri. Ibyinshi ubundi byinshi abantu badukurikiye bumve ibintu byinshi ibyo tubona ni dukiya mu tuba twasagutse. Yego. Kugira ngo tutirara ku bundi byinshi Imana bikubitira kure. Yego. Hanyuma rero tugiye kujya mu ijambo ry'Imana mu by'uri kunyuramo byose ukimara kumva ijambo neza ko buri kintu cyose Imana igikora mu nyungu zayo. Yego. Shima Imana. Yego. Waba uri mu byiza shima Imana, waba uri mu bishima Imana kuko ibikugeraho byose Imana iba yemeye ko bikugeraho. Nukuri. Claudine muri cya gihe Imana yaremeye kugira ngo bigere kuri Claudine. Nibura uyu munsi abavuga amagambo nk'aya afite wasanga cyagiye uvuka byose ukahita ubona bimeze neza. Wasanga ubu ngubu wakagombye kubura ahandi hantu. Ubu ngubu mba mpare. Hari ahantu hamwe mperutse kujya kubwiriza mbabwira ubuhamya pasiteri avamo tukiri mu iteraniro arangije agavuga ngo mukozi w'Imana ngo reka nkubwire ngo impamvu Imana yemeye ko bino bintu byose tubwiye bikubaho ngo kwari ukugira uze kwera itorero kutubwiriza ngo kuko iyo bitakubaho ngo nshinge ukuntu uri igikobwa cyiza ngo iki musa neza ngo shanga ngo ubu byaye nk'inshuro 10 ngo kandi abana badahuje baza Kongwiki nyine ntago numvise neza ngo byabana 10 badahuje basi. Umwe ndeba namusekeka agashira hasi undi naseka agashira hasi gutyo abana 10 badahuje basi. Ati impamvu Imana yaguteje ibyo byose utubwiye kwari ukugira ngo ikurindire mu bwo buzima ntihagire umuntu ukurarikizwa na ya myaka abantu bavugaga ngo niki ngigira amaraso gashushe na myaka y'abadorese. Ego ngiyo myaka nyine ngo bigashoboka ko iyo uri mwiza ubutarayisimbutse ngo ariko Imana yayikurindiye ufite ibyo bigeragezo ntihagire umuntu n'umwe ugutekereza ntihagire umuntu n'umwe ukumenyera nuko Imana ibonye yuko wenda ico cicego kirenze iteguhindura muzima. Koko muhamya bwawe twakurikiye ko waryamye kabyuka wabaye muzima umunsi umwe ijoro rimwe. Uraryama umanye imyaka igihe kirekire ni nka wa murwayi uri ku kidendezi Mana byati ikorera uburi bwasi ngomwe kwijugunya mu mazi aho yikorera utahe yego na namani yibiye muri Yorodani ava mari muzima. Yego ibintu byose rero bibaho nta kintu na kimwe kitagira iherezo. Hanyuma rero umuntu dukurikiye shima Imana waba uri mu bitaro ibuka neza ko nubwo uri mu bitaro hari abamaze gushama umwuka kabona nubwo uri kuri sonde ariko ibuka ko hari uwo ngo bamaze gushya hitaka bamaze kurenza ibyo bavuze ati none dusiganye ifoto cyangwa dusiganye inzibuso za kera. Niba uri mu bukene hari umwana w'umukobwa yigeze kumbwira ati icyo ririra ni cy'abandi barirana cyane. Nk'ubu weho uri kurira ngo nta rubyaro ufite abandi bari kurira ko bafite urubyaro babuze icyo kuruha babuze icyo ntanga babananiye ariko ikigeragezo kirarutana ibigeragezo bitanaye ubu David reka nkubwire oya ngo urubyaro wabagira bakakunanira ubabona ariko tuzi abagira bakakunanira ariko uzi kuba ufite abana 2 cyangwa 3 ukamara 10 cyose nta kintu na kimwe utabitse ku mashenga nangu kumva nk'ubu David wiyicariye hano ukajya kumva baraguhamagaye ngarongi ngo ngwino wishuye David ni wawe ngamaze kwiba ubu koko mbabara waba ukiri kuri iyi kamera nta kibazo ibyo birakureba buri wese ababazwa n'umusonga we ubu wenda ni urugero sibyo njyewe ndi umukobwa hari abandi bakobwa benshi baza bakambwira ati njyewe nshaka umugabo wenda mfite imyaka zingana na gutya nshaka umugabo sibyo hariho numvise ufite 40 hari n'uwo njyewe wabimbwiye afite 50 n'izindi ntago mvuze zirenze atagira ngo ndamuvuze. Hanyuma akaza undi mugore akambwira ati Mana yanje dore izi nkwavu nizo umugabo wanje yantemaguye ati dore aho kugira umugabo nk'uwo byaruta nkaguma iwacu ubu njereka nkubwiye David ubu kano kanya inji wawe niyo namara y'ukwezi nta kibazo na kimwe wagera n'umugore wawe nta kibazo na kimwe yagera ariko naravuye mu nzu ntinararayo n'umunsi n'umwe umugore wawe yahita avuga ati urwo nirwo rwamukuye mu nzu agiye kuntwarira umugabo noneho kugira ngo ugire umugabo mubi nawe kugira ukomeze uba umukobwa wahitamo iki wamugira ukagupfana umubona oya
abantu baza kudukiza. Mbabarira. Hanyuma rero mushima Imana nubwo umuntu avuze ngo ikirura n'icy'abandi barirana, ariko byose bitugera kubera impamvu z'Imana. Nta kitugeraho Imana itabizi, itabyemeye byaca n'ahandi. Buriya Claudine ba bintu byose Imana itabyemera byari kujya no kundi muntu. Ariko Imana yemeye ko ari wo bijyaho kugira ngo uzaba utubwira amagambo mu saha nk'iyi, uzaba ukomeza abantu mu gihe nk'iki, uzaba ufite icyo ubwira abantu nitanga urugero. Jya ukunda kuvuga ati reka nitangeho urugero. Yego. Ubwo ni urugero rwiza kugira ngo abantu bigireho. Claudine, karame, tujye mu ijambo ry'Imana. Yego, tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Hanyuma inshuti zanjye, Imana ishoboye byose, ariko musenge mukiranuka. Nukiranuka ariko n'ibindi byose bizagerwaho niko bimeze. Tugiye gusoma Daniyeli. Ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo cya Daniyeli. Imana ishimwe kuva mpise mpagera. Ni ibice bitatu. Turasoma umurongo umwe wa 30 wonyine. Niturangiza gusoma umurongo wa 30, turabumba Bibiliya dusenga Imana. Daniyeli ibice bitatu umurongo wa 30 haranditse ngo ibyo bishize umwami yogeza Sadurake na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Amen. Ibyo bishize umwami yogeza Sadurake na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Aleluya. Ijambo ry'Imana ritubwiye ku nkuru z'abagabo batatu bitwa Sadurake na Meshake na Abedenego ngo bisanze mu gihugu cy'i Babuloni. Iki gihugu ntabwo ari cyo bari baravukiyemo David. Iki gihugu birashoboka ko bari bagiye gushakayo abavugabutumwa ngo babashe kuri kamera zabo. Birashoboka ko bari bagiye gufunguza, bigashoboka ko bari bagiye mu Buganda. Bavuye mu rugo bafite iyo bagiye bisanga mu gihugu cy'i Babuloni. Bibiliya imbwira ko basanze amategeko y'umwami witwa Nebukadinezari wigaragambije ati ngewe nashizeho Imana yanjye, iki ni igishushanyo buri muntu wese ayemere nk'Imana yanjye. Mperutse kubwiriza kwa Concorde mushuti wawe, ndamubwira ngo Imana ni iyanjye, ntabwo nzongera kuvuga Imana ya Daniyeli, Imana yande, Imana ni iyanjye. Araseka, yaragiye gupfa. Hanyuma ahita haza umusirikare umwe arambwira ati rero Claudine, wavuze ko Imana ari iyawe, none mfite umwana uri kurararira byagoranye cyane, none ubu ntago wampendahenda Imana yawe tukareba ko byemera. Dusenze birakunda. Undi arampamagara arambwira ati rero ngewe mfite umushuti wanjye ufunzwe, ni umwe mu miryango afungiwe mashamba ya leta, yagiye gutashyamo inkwi baramufata ibindi n'ibindi, bamujyanye muri gereza. Byananze mbese ntako tutagize, byanze, twingingira Imana yawe turebe ko yavamo. Hanyuma abimbwira ari ku wa mbere, turangije turasenga, ndamubwira ati ndasenga, ndamusengera. Ku wa kane arampamagara tumva nukuri ko Imana ni iyawe. Ubu ndi no kugenda ndi kuvuga ati ndajya ndasenga Imana ya Claudine, Imana ya Claudine, Imana ni iyawe. Umuntu wacu bamufunguye. Hanyuma uyu mugabo ngo nawe aravuga ati Imana ni iyanjye, nibarije, ni igishushanyo. Umuntu wese wo muri iki gihugu yemera gusenga Imana ya Nebukadinezari. Bibiliya irambwira ngo abagabo batatu bibuka imirimo y'Imana, baravuga ngo Imana ishoboye byose, Imana izi kurinda, Imana izi gutabara ku manywa na nijoro. Iyi Mana ntabwo twayisimbuza igishushanyo. Nibyo natangiye nkubwira kare, ndakubwira ngo Imana ntabwo nayisimbuza tike wampaye, utanayimpaye natega nkagera mu rugo nanga nkanagenda n'amaguru. Imana ntabwo nayisimbuza inkoko wampaye, inkoko ndazirya mu kanya nkajya kuzinya, ariko Imana turahorana, turagendana ku manywa na nimugoroba. Nshuti zanjye, ntihakagira umuntu ugushuka ngo ava ku Mana yawe, Imana ni iyacu, ukwiriye kuyibwira ikakumva. Bibiliya irambwira ngo abagabo batatu bajya hasi bararambarara bagavuga bati iyi Imana yacu ntago turi buyisimbuze igishushanyo dushingiye aho yadukuye. Bibiliya irambwira ngo Nebukadinezari ngo yenyegeresha umuriro inshuro 7. Arababwira ati nimurebe uyu muriro uri kwaka gutya, umuntu utari bwubare turamujugunyamo. Ngo abagabo bagavuga bati Imana yaduhagurukije turi ibirema David,
maze imyaka 15 ndi ikirema abantu banyanga abandi bankandagira, Imana ikampagurutsa ikangira umuntu muzima, nambaraga ubusa ndwaye n'inda, Imana ikampagurutsa ikaba yarampaye n'imyenda zijyanye. Imana njye simbuze igishushanyo ngo nuko umugabo yabuze. Ibyo bintu mubikuraga he? Umusore ngo yatinze kuza kuntereta ngo cyangwa twaye turi gucatingana ngo yanyanze ngo none ngo ngiye mu bapfumu ngo ngiye koraguza ngo menye ibyarebye ibyikese. Imana rurema nigikomeye ngo bagavuga bati twizeye ko Imana yacu yadusanga muri aya madeni, twizeye ko Imana yacu yadusanga muri uyu muyaga, twizeye ko Imana yacu yadusanga muri ibi bihombo ikadutabara, ariko naho itadutabara ntabwo dushobora gupfukamira ibi bishushanyo byawe. Bibiliya irambwira ngo Nebukadinezari ategeka abagabo 10 ngo bafite imbaraga, arababwira ati muterure bano bagabo, buri wese afate ku maguru, undi mu mugongo, undi mu mutwe, hanyuma mubadumbure mu muriro, hanyuma bashe banonkoke bapfe. Ariko ngo Imana igavuga ngo kubera bano bagabo bampamisha, kubera banyizeye, kubera yuko bemeye ko ndi Imana ishoboye byose, uyu munsi Haleluya. Amen. Ngiye kumanuka nereke Nebukadinezari yuko ndi Imana aba bagabo basenga. Ngo Imana ihagararira ahantu bano bagabo bari gupfira, ihagararira abantu bari guhira. Imana igira ihagarara shuti zanje, ihagararire hahandi babategeye. Imana ishimwe. Bibiliya irambwira ngo Imana ihagararira ahantu bari guhira, ngo hanyuma barabaterura babajugunya mu muriro, bamenya ngo bagira ngo barapfuye, bagira ngo birarangiye, batangira no kubyina insinzi, baravuga bati baraducitse. Imana ishimwe. Ariko ngo bageze mu muriro basangamo Imana ishoboye byose, ngo Imana igabakira, ababwira ati muhumure ndi kumwe namwe. Bibiliya irambwira ngo Nebukadinezari asubiza amaso inyuma, aravuga ati ubu bamaze gushya, ubu bamaze gupfa, ubu bamaze gukenya. Shuti yanjye nkurikiranye, ubu hari abantu bazi ko byarangiye wamaze no gukenya, ariko humura hari Imana ishoboye byose. Bibiliya irambwira ngo Nebukadinezari arungurutse mu muriro, ngasanga noneho harimo abagabo 4. Aravuga ati ko najugunye 3 wakanavuye he? Uwa kane ni wa wundi bahamije, ngo hanyuma ategeka ko babakuramo. Hanyuma Bibiliya irambwira ngo bageze mu gihugu cy'i Babuloni bavuye mu muriro, ngo Nebukadinezari yitegereje imyenda bari bambaye, gasanga zisa nkuko zagizisa, yitegereje uburyo bameze, gasanga n'ubundi bameze nkuko bari bameze. Ngaravuga ati habe no gushya, habe no gutwikwa, habe n'umwatsi uri kubanukaho. Aravuga ati Imana yaboneyo ikomeye. Aravuga ngo tugiye kubararira Imana ya Sadurake na Meshake na Bedenego. Hanyuma batubwiye ngo ibyo bishize, ibibazo bishize, intambara zishize, amadeni ashize, amagambo bakuvuga arangiye, ngo ibyo bishize, ngo umwami yogeza Sadurake na Meshake na Bedenego mu muriro mu gihugu cyitwa Babuloni. Tugiye gusenga, hagira ibintu birangira mu rugo rwawe, hagira ibintu birangira ku buzima bwawe, hagira ibintu birangira mu kazi. Amagambo biridwa bakuvuga uyu munsi arangire, ibihombo baguteje uyu munsi birangire, amarira uhorurira uyu munsi arangire, ubudwayi bwakubayeho karande uyu munsi burangire, kwambara nabi uyu munsi birangire, igisuzuguriro uyu munsi birangire, ubenzwe inshuro nyinshi uyu munsi kubengwa birangire. Tugiye gusenga David, tubwire Imana hagira ibintu irangiza ku buzima bwacu. Umaze igihe kinini urya nabi uyu munsi ibyo bintu Imana birangiza. Ariko Mana, umaze igihe kinini udakundwa, ibyo bintu birangire uyu munsi wa none. Tugiye gusenga hagira ibintu birangira. Umaze igihe kinini ukodesha, ubukode ububyariyemo 4-5, ariko uyu munsi gukodesha birangire. Tugiye gusenga. Umaze igihe kinini uhinga, imbuto zose warazizengurutse, amafumbire yose warayafumbije, ariko ukanga ukarumbya. Tugiye gusenga kuteza birangire. Tugiye gusenga hagira ibintu Imana irangiza. Umaze igihe kinini ivugabutumwa ryaracogoye muri wowe, uyu munsi intege nkeya, abadayimoni bagutera uyu munsi barangire, uburwayi bushire, ibihombo bishire, kutabyara bishire mu izina rya Yesu. Imyaka bagukatiye, uri muri gereza, bagukatiye kugomba kuzaheramo, cyangwa bagukatira 20, uyu munsi igihano cyawe kirangire. Tugiye gusenga hagira ibintu Imana irangiza. Nukuri kw'Imana ndikumva ngiye gusengera abasore, hakagira ibintu Imana irangiza biri imbere yabo. Ibi bintu bishobora kubatwika, ibi bintu bishobora kubica, ariko Imana ibirangize. Tugiye gusengera abakobwa, hagira ibintu Imana irangiza.
ngiye gusengera ababyeyi Davi, hagira ibintu Imana irangiza biri imbere yabo. Abagabo hagira ibintu Imana irangiza. Abantu batuye mu Rwanda Imana igira ibintu by'abirangiza. Abantu batuye mu bihugu bitandukanye Imana ibintu byose bibabereye nk'umuriro, bibabereye nk'amagambo, bibabereye nk'inzara, Imana ibirangize mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana igira ibintu irangiza. Umaze igihe kinini wishugamene vaga abana bawe bakaza ari abanyuma, ibi bintu Imana ibirangiza. Umaze igihe kinini ubabaye cyane urira, ibi bintu Imana ibirangiza. Umaze igihe kinini warabuze uwagukunda, uyu munsi ibi bintu ibirangiza. Kandi nibirangiza abakwanze baragaruka, nibirangiza ibyo wabuze urabibona. Tugiye gusenga hagira ibintu birangira ku buzima bwacu. Agavuze ngo ibyo bishize, ntago ari kimwe cyashize, ahubwo ibyo bishize. Ngo umwami yogeza Sadurake na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Nihagira ibishiga abantu bose bazakumenya, nihagira ibishiga abantu bose bazagukunda, n'ibibazo nibishiga abantu bose bazagutumira. Ubu Davi uburwayi bumaze gushiga abantu barantumiraga. Sinkubwiye ko mvuganaga n'abasirikare, n'abamajogo turavugana, n'abameya turavugana, n'abaperezida runaka turavugana, kubera ko hari ibintu byashize. Hagira ibintu bishira. Iyo kwambara nabi bishize utumirwa mu bukwe, bakakubwira bati tugutumiye mu kirori uze. Ubu hari umuntu tuziganye ntavuza atuye i Kigali, yambwiye ati ni ukuri ko Imana ndi kugutumira mu bukwe bw'abana banjye, kandi ubwo bukwe n'ubuzamo bizanezeza. Ati buzabera ku Kivu ku Gisenyi. Hari ibyashize David. Uzi iyo kwangwa byashize ushika kuri kamera gutya abantu bose bakankunda, ariko bigihari nta n'umuntu n'umwe wankunda. Bazajya birirwa bakubwira ati ariko usigaza n'abatubuzi si Korodina. Hagira ibintu bishika, hagira ibintu bishika. Kavuze ngo ibyo bishize umwami yogeza Sadurake na Meshake na Abedenego. Kubyara ugapfusha bishire, kubyara ukarumbya bishire, kubura urubyaro ufite umugabo bishire, kubura abagukunda kandi bahari bishire, kubura akazi kandi warize bishire, kubura ibyangombwa warabikoreye bishire. Ni gute abandi bakora uyu munsi bagatsinda wowe ugatsindwa, kandi mwatanze yangana, mwatanze umwanya gungana. Hagira ibintu bishira mu ruhande rwawe. Tugiye gusenga Imana igira ibintu irangiza. Uri nyakubahwa Imana yacu, uri igitare cy'amahanga, urihagije muri byose, uri isumba byose. Muririmbyi we yabivuze neza, aravuga ngo Mana yacu uri nyakubahwa. Undi agavuga ngo Elohimu, Elohimu uri Imana koko. Uwiteka we uri Imana y'abakene, uri Imana y'abakire, uri Imana y'abubatse, uri Imana y'abatubatse, uri Imana y'imfubyi, uri Imana y'abapfakazi, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana ma. Uri Imana y'abacuruzi, uri Imana y'abahinzi, uri Imana y'aborozi, uri Imana. Iyi saya none narakubonye, uri Imana. Uri Imana y'abashonje, uri Imana y'abambaye ubusa, uri Imana y'abakodesha, uri Imana y'abatuye mu mazu yabo. Reka nkushimire iyi saya none yuko wemeye kuturinda twese, ukaturindira mu bintu bitandukanye, buri wese ukamurindira mu buzima bwe. Nuhimbazwe. Ariko uyu munsi wa none dusomye ijambo ryawe ritubwiye ukuntu Sadurake na Meshake na Abedenego baguhamije, ngo baguhamya mu gihugu kitakwemera, baguhamya mu gihugu cy'abatakuzi, baguhamya mu gihugu gifite iyindi mana, ariko ngo baguhamije urururuka. Turaguhamije iyi saha, turaguhamije iyi saha. Aba bagabo baraguhamije, aba babyeyi badukurikiranye baraguhamije, aba bakobwa baraguhamije, aba basore baravuze ngo uri Imana. Nyemerera uzugira ibintu urangiza kubera yuko baguhamije. Uyu muriro wabakiraga uzime, umuriro wo kutabyara uzime, umuriro wo kudashaka uzime, umuriro wo kudahirwa uzime, umuriro wo kudasinzira uzime, umuriro wo kudakundwa uzime, umuriro wo kutambara neza uzime, uyu muriro wo kutemerwa uzime, uyu muriro wo kudatsinda uzime. Uyu muriro wasiye abantu bifuje kujya mu bihugu byo hanze ntibyemera, ariko uyu muriro wabakiye uzime mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muriro witwa gereza uzime, uyu muriro witwa inzara uzime, uyu muriro w'ubukode uzime, uyu muriro wo kuteza uzime, uyu muriro Mana, uyu muriro Mana, uyu muriro Mana, uyu muriro wacaniwe abagabo uzime, uyu muriro wacaniwe abakobwa uzime, uyu muriro wacaniwe ababyeyi uzime, uyu muriro
nyagasani we abasore uzime uhereye none mana uyu muriro uzime. Hanyuma Nebukadinezari ahindura amagambo avuge ngo uri Imana. Urakoze ko hari ibyo urangije mu ruhande rw'abagabo, urakoze ko hari ibyo urangije mu ruhande rw'abakobwa, urakoze ko hari ibyo ugiye kurangiza mu ruhande rw'ababyeyi, urakoze ko hari n'ibyo urangije mu ruhande rw'abasore. Tukuvugirije impundu, icyubahiro ni kibi cyawe mu isi no mu ijuru, kandi buri wese ugushaka twizeye ko ugiye kumwiyereka mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma Claudie, turagushimiye cyane. Urakoze. Turagushimiye cyane. Nkunda uburyo bwizamo ijambo ry'Imana. Yego. Niba ari uko nanjye nkunda ijambo ry'Imana cyane, ariko bikunda kurushaho kubwiriza. Amen. Bikunda kurushaho kubwiriza, ndetse watuna amagambo menshi. Hanyuma rero reka tugere mu kanya keza, kanya ko gufata nimero y'umukozi w'Imana, ku muntu wifuza gusengana nawe, ku muntu wifuza kuganira nawe n'ibindi byose bibona wavugana n'umukozi w'Imana, ni karibu. Numva ari umurimo Imana yamuhaye atakwinubira uwo murimo w'Imana. Claudie, re nimero yawe. 078 651 51 830 078 651 51 830. Hanyuma ku bantu bari mu gihugu cy'u Rwanda bari hafi batarwaye, iyo babonye akanya barasimbuka bakaza gusengana nawe, ariko nanone ku muntu uri kure mu bihugu byo hanze budafite akanya, uwo ngo Claudie naramufasha. Siko bimeze Claudie? Banyandikiraga ibyifuzo bafite n'amazina yabo, nkajya mbasengera, Imana yabasubiza, bakampamagara bakambwira bati Imana yadusubije ntiwongere gusenga, nanjye Imana yagira ikintu ibantumaho nkabibabwira. Yego. Nuko nkuko bimeze. Hari n'umuntu wamamagaje ubona ko birashanga neza, avuga ati yarambye ngo ninandike ibyifuzo n'ibisubizo, yanga ibyifuzo afite n'ikibazo afite ngo Claudie nasengere. Yego. Ngo kuri telefone ntago bikunda. Yego. Ariko ujye ubafasha n'umuntu urwaye. Arega David, reka nkubwire impamvu ntabikora. Ubu mu kanya ndakubwiye ngo ngiye kujya mu Bugande, sinabikubwiye. Hanyuma barambwiye ngo mu Buganda ngo urara mu modoka ukazagera iyo ugiye nk'ejo. None ubu umuntu urampamagara ndi mu modoka ndamusengera, iryo sengesho yaba ryitwa ngo iki? Gusinzira. Oya, ikibazo si ugusinzira. Reba akajagari kaba kari mu modoka, buri wese ari kuvugira aho ari kuvugira. Kabiri, dutuye mu Rwanda turya twiyusha icyuya, ariko n'abandi batuye mu bindi bihugu ndabizi. Hanyuma kugira ngo urye ubisaba kugira ngo uje gukorera undi, hari igihe waje kumufurira, hari igihe wakora ikiyede, hari igihe wahingira undi muntu. Ubu David waba wanereje ngo nguhingire, umuntu akampamagara nkikinga hariya ngo ndi kumusengera, ukazanyishura? Ubwo uratsinze. Hanyuma reka dusoze ikiganiro cyacu. Claudie, ndagushimiye cyane. Imana y'amahoro ikomeze ikurinde nawe wadukurikiye ukabusoje ikiganiro cyacu kuva gitangiye kugeza kwa amasaha. Wakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze kukurinda. Nizeye ko nimwumvise kandi ukanareba kandi akaba ari ikintu wigiyemo. Claudie, nawe ndagushimiye cyane. Imana ikomeze kurinda. Hanyuma nawe umuntu utarakora subscribe, kora subscribe na kino kiganiro gisharinga inshuti yawe ukunda wifuza ko ibyiza byamugeraho. Amen.